Wapi? bagiye guteza Babandije abantu Eliya yari afite gahunda namuretse baramubanza. undi se Eliya gusa Gwiki? Eliya gusa babanje Nyine ubwo bahise babanza mu mujyi. bacacana noneho amagambo bafite ngako mwagiye ko muri rayo Ndetse kwitana bebe birarenze. Reba kuntu nsiyo nambaye imyenda yavumiriye. Aze wereke mama wanje. Dore mama wanje Agnes umuturanyi, dore handi dukinira. Umuturanyi yagiye kunshaka i Kigali yarambuze. Yarambuze pe. none urabonetse Oya suragira ngo mbivuge. anje no yaruka kubimbwira nabyo nzi Oya wenda kubwira mu gikari. None se ejo uruka ko tuzashutinga. Ikindi babo batandatu nzagusohokana. kwa gatatu nibyo uzagusohokana Ibintu mise nibuka ibintu twanzuye. Uzansohokana he? ndakubwira mu gikoni Mushiti wanjye arambwiye wo muri kwa hahandi. Arambwiye ngo umva ngo kuri kubyibuha cyane mutamubwira ngo umva ngo icyandizaga cyararangiye. none se ko shonje Ushaka kurya iki? kure ibyo watetse ko ntabwo ndajyayo Jewe mana njye ntabwo ndarya nabyutse mu gitondo mu rugo mbere yo kugenda nywa icyayi. Bikumva nitanza ngeze kuri tere ndaryama ndabyutse nywa akaji agafanta. ese reka nkubaze yaba kuri tere kumva ntabwo ufite yaba kuri tere kumva ntabwo ufite Obed araje arambwira ngumva ngo wagiye ubwira umugabo wawe ngo nakuraza ijoro ngumva ngo uzikazakwica. waraye ijoro Wapi avuga ngo ngiye ntago kwicara ari gukina mba numva naba niryamiye. mwana wanjye aho Wabonye akabara twakoze yangaze urubohero se noneho ari guseka asetse ndashaka ejo ndashaka mu gitondo kuzajya kwisukisha utuboro turyama. wishe poroje ntabwo uzabisuka Ese be ko nkira ko nsokoresha kata biva muri akuru ndi gusa nk'agasanya arya nagasanya munyiga. Ese uyu mugabo uri kubaza ngo haryo ni mubyara wawe kuri kubyandika cyane waretse kubivunika ko nese kari kubyandika cyane agakabye Dabiki wasiye ko mukunda ukunda sura musura uyu muntu nakomeza kubyohereza ndamuboroka amenye ko ndi modereta hano kamukuborokere wikirwa mumborokere nubaha imbaraga zawe ndaje kanze mbereke dadi wanjye. Daddy, suza abantu. Hello guys. Harani 170 dore umuntu arya ubwo batubanga umuntu arya umuntu yobaye filime aba yitwa bivuge. Hello guys. I'm Vito Muranga muri my daughter
ndakina akaba nanjye director this time. Filime my daughter. mwiza cyane. Rero turabakunda ugumye mu support hanyuma tubayishimo. Yego. Suzanne wanjye ariho. Ndamushuje umukwe wanjye. Kabisa. Twishimiye kuba umugeni ko umwana muzima. Dore mama wanjye nawe. Nta mutima mubi. Icyo uzaba ufite cyose nzacyakira. Ubije ko mama wanjye akumaye. Dore umuntu wambaye gift sheri n'uyu nguyu. Yola. ndamuzi Ngarakuzi. aha Dore rero kameramani wa my daughter n'uyu nguyu. Ari ukunanye. yo Sorry, ni mwitende. kase wagire ki No. Dore uyu nguyu ni wambaye gift y'ira foto. Wakoze mani buranza ninzanyiranza ni bakore wayimpaye. Hari. Unaona zimeze. Bye mvera ifu tugiye gukina. Umva, none se yawa Bye. kure pe. bara nabakinnyi we namwe mushaka ibyo mukina kandi ko umuntu ufata kuranga ese Jojo bimeze uti gugakeka ko ari kandi nuri shyashya Jojo genda we narakubuze sinzi usigaye uba Ese se noneho none se mumeze gute ala ese kundwa ibyo bintu uri kubibwira nde umva shyiremo request abantu bafatika pe bajya kuri kamera nutajya kuri kamera ntushyiremo request hamwe n'umujama witwa Dimandaza kukwandikira inbox dupange nzi ko wamfasha nari urebe nimero yanjye muri bio yanjye uze kunyandikira turebe ibyari byo Mbaka maseze manivre live nigendere ndabona abantu bafatika na request zabo ndi kubona basi turi kumwe kanyema nigendesha njye gushaka ibyo kurya shanga ubuje kwamaza bya bintu byawe shanga uje kwamaza bya bintu byawe byamaze vuba ndafunze ndagiye mbabwire se none guys nitwa Shangazi umenyereye kuri Afrimax ushobora kwandika Afrimax TV Shangazi ukabona ibiganiro byanjye nkorera muri Chic tugira inama abagore n'abakobwa dufasha abakobwa guca imyeyo ubishaka tukabimukorera uraza tukagufasha kugeza bije abagore batagira amavangingo muze mbaye ku muti mukire muri -2 muri Chic bwira nakundwa ariho kundwa turaziranye n'inshuti yanjye aranzi cyane ngo baraza kuretusha kundwa ntaraza ariko azi ubwenge bwinshi ashobora no kuba byinshi abizi nubwo yabimubwiye ntaranyica
Shanga wamaze kwamaza nigendere se. Oya, ariko waretse kugenda. Mwareze ibiryo se aho ngaho ubirye ubereye mu kazi dore kuntu imfura yawe kundwa biteshe ni imfura yawe muri retushe ahubwo ari akandi kanije nzi kwindira yiva ari kuvuga ndasika aga mu nda harange agakiza nasigaye yigisha ngo niba ari ngo ajye bivuge shanga hari ikintu nibagiwe mana we mfite umukoci wigisha kunyonga posteri 40